Gigi urakora iki hano muri iki gitondo? Kunzindukiye na amahoro? Erega ujye kumurema zinduka kare Kazu. Ubu akagombye kuba wakinguye butike yawe narangije no gukubura. Noneho sishya kuzindukanye. Uzi ko numvuga umuntu ukubura nkagira ngo nabaturanye. Erega ndi umukozi mwiza kandi ugira umurava. Ngaho ngwino kubure no muri butike ubu abakiriya banje bagiye gutangira kuza. Yego rwose. Ahubwo se Kazu buriya ni wanshakira kandi Kazuma ukampemba amafaranga menshi. Ariko noneho winsetsa. Ushaka kuzamurwa mu ntera se? Nibyo rega sinabyanga. Ariko nanjye sinagusaba amafaranga ntakoreye. Nta kazi mfite ko kuguha Gigi karenze kunkorera isuku muri butike. Nyamara wakambonera. Ubu se ngiye nshyirira abantu muri envelope ibishyimbo n'imiceri baguze cyangwa nkajyamo amagara abakiriya bose banyuze hano ngo baze bagure ntiwabimpembera. Ariko noneho wagira ngo hari wakuntumye Gigi. Guteze. Niko. Hani wagize ngo butike yanjye ni amaduka manini y'I Kigali ngo ni za supermarché. Ariko nawe Kazungu rwose. Umva Gigi. Nta muntu nkeneye unkorera ibyo rwose ndihagije kandi nawe urabizi. Nyamara Kazu wamfasha pe nkeneye kwinjiza amafaranga menshi. Uzajya ukomeza utwaza abakiriya banje baguha ibiceri. Ese ubundi ayo mafaranga ushaka nayiki? Kazu nyine se iki? Amafaranga abakenewe tu. Valentine. Karame mama. Igira hino ngira icyo nkubwira. Iyo safuriya yirekura yikuba nyuma n'ubundi imbyiro ntizashiraho. Yego mama ngaho mbwira. Valentine. Karame. Nagira ngo tuganire nkubwire iby'ibipapuro nasinye. Ye? Ngo ibipapuro wasinye? Ibyo wasinyiraga ni ibiki se mama? Nibyo nyine nshaka kukubwira. Ngaho mbwira. Nyine. Karisiti yagurishije wa murima twahingagamo imboga kandi narabisinye. Ngo mama, Karame. Nizere ko ari ugushaka kumva icyo mvuga kuko ndakwizeye ibyo bintu wabikora. Ubwo se urumva naba nkubeshyera iki koko Valentine? Mana nyagasani. Nge ndumva ntazi uko umuntu azabaho. Kuki utanzi se kubisinyaho mama? Ubwo si yo mbyanga ibyari gukurikiraho urabiyobewe cyangwa wirengagije se uko ameze? Mama, Karame. Urabizi kuri murima ari wo wonyine twacungiragaho. None nawe uragiye. Ubu sinzi uko ari yo yonyine dusigaranye tuzayirya. Muto, Valentine niyo yaza ngo nibura dukore repetition gato mbere yuko twinjira mu irushanwa. Esha ntawe nari nabona ariko haracyari kare bose baraba baje mu kanya. Eka gupanika rwose yani. Nge ndumva nta nubwo wamfite pe kuko twese twariteguye bihagije. Noneho twese turanuziye Mutoni niwe waburaga. Asha Muto kugaruka muri sako kwawe byadushimishije twese. Nanjye byarashimishije cyane yani. Nabaga numva nsa nuri mu bwigunge. Sha Muto kuba warashoboye kumvisha papa wawe ibyifuzo byawe wabishimirwa pe. Ubundi ni bake mu rungano bajya babishobora. Nanone ariko kaga biterwa n'umubyeyi. Buriya ababyeyi banjye sinshobora kugira ikibazo cy'amatsiko ngo ntinye kubabaza. Reka da. Umva ahubwo ni buriya ko nshaka guhura na papa wawe byashoboka. Kubera icyo ushaka guhura nawe Muto? Nyine kuko intego yanjye ni ukuba docteur. Nshaka kumenya inzira nzanyuramo ngo mbigereho. Ako Mutoni sha uratinyuka. Shakaga no kuri numva nshaka kumenya amakuru ahagije yerekeye icyo nshaka kuzaba. Numva kubaza bageze ku cyo ngiye nifuza byamfasha. Sha Muto papa ni kuru kabisa. Akunda urubyiruko rumwegera azagufasha. Ubundi se kuki ushaka kuba docteur? Sha igitekerezo nakigize nkiri umwana. Buriya sinari kubaho iyo hataba abaganga. Byagenze gute se? Nyine nkiri gato narwaye musonga cyane sha sinasinziraga. Ukambabaza mama gahora arira yibaza niba nzabaho. Yo sha ihangane Muto. Nyuma rero umudogiteri aramvura akanganiriza ambwira ngo mpumure ntibizongera kundya. Nyine yarangiza akanterura mbese numvaga nkunze akazakora. Nanjye rero numva nshaka gukiza ubuzima bw'abantu nk'uko nanjye byagenze. Sha Muto ufite akazo kabisa. None se ko papa ari buze kureba uko turirimba niwa profite ukamuvugisha? Ese Valentine, harya iryo rushanwa mugiyemo ngo ryerekeye ibiki? Niryo kuririmba ku buringanire bw'ahandi wacu bikaba byarananiranye. Ariko mwana wanjye nukuri bikomeza kundakarira. Ariko mama uragira ngo nkubwire iki koko? Kugeza ubu ntago numva ukuntu wemeye ko papa agurisha uriya murimo. Rega Valentine, ugomba kwemera kose ari ufata imyanzuro yose yo muri uru rugo. Kandi ibyo dutunze byose ni ibye. Ntaho tuzagera nukomeza gutekereza gutyo mama. Niwari kuba warasinye rwose. Humura rwose Valentine. Papa wawe ntiyatangiye ubuntu bamuhaye amafaranga kandi yabikoze abona ko harimo inyungu. Ariko mama mwagombaga kureba ku nyungu z'igihe kirekire. Ubusa ayo mafaranga nashira. Azareba uko abigenza nk'uko n'ubundi ari uhahira urugo.
ariko mama karame ubu we ntubona ko papa nadahinduka ashobora gufungwa kubera ihohoterwa akomeza kudukorera? ntugatekereze gutyo Valentin. ubu se ntabitekerezo urabona atariho byerekeza mama? ubu se kuri ya murima ariwo twakuragamo udufaranga twagurishije imboga, bamufunze twabaho gute koko? mbega abakiriya bari hano ngabire we. abaye bakiriya Gigi, aba bantu bose baje kureba irushanwa se iyo nzana amagi ntibarikungurira? sha nuko naraye nyamaza. sha ariko ntukansetse Gigi, twaje kurushanwa wowe uri gutekereza ibyo gucuruza amagi? mva sha muri bizinesi nta mikino, ahubwo niba harayifite mu rugo mbwira nkwereke uko bakina diro. oya twakererwe Gigi, ahubwo sha uziko ngiye guhagarika ubucuruzi bw'amagi nkagurisha na za nkoko, gusa nzasigarana izitara yo kurya mu rugo. wasaza ariko ubwo urashaka kunyicira bizinesi? ubwo se urumva najya ndangurahe ku giciro nk'icyawe? erega sha Gigi, ntabwo nabona umwanya wo kujya nita ku nkoko n'ibibazo byose mba nifitiye ngomba kwitaho byo mu rugo. oya rwose uri kubibara nabi ngabi. ubu se wowe iyo uri kubara ibiceri nakwishyuye ntiwishima? Gigi, wowe uhangayikishijwe n'amafaranga, ngiye mpangayikishijwe na mama wanjye. mama wawe se yabaye iki ngabi? sha mama yongeye kuremba nanone. najyaga nibwira ko mama ari koroherwa, ariko urasanze arembye kurusha uko mbitekereza. ihangane ngabi, ni ukuri mbabariye sinari nzi ko ari uko bimeze pe. nijoro numvisha ataka cyane, ndabyuka njya kumureba, ndamubaza uko amerewe, akiyumanganya akambwira ngo nta kibazo afite. none se mwamusubije kwa muganga? mbashaka ko dusubirayo, ariko papa akanga ngo dogiteri yarangije kubafasha, sinzi impamvu babyanze. shangabi ndicuza impamvu numye tubiganiraho mbere yo kujya mu marushanwa pe. basi se urumva uri ushobore kuririmba? amareba arakoze cyane ku ndirimbo nziza baturirimbiye. nkomeje kubibutsa ko muri aya marushanwa y'uburinganire hahatanye amatsinda atandukanye. muri aba bose bagiye babaca imbere haraza gutsindamo itsinda rimwe gusa ari ryo riza guhabwa ibihembo. mu gihe amareba ava kuri stage twasabaga abatomboye nimero 5 ariyo nimero ihera izindi ko baba bitegura. Valentin, nitwe twebwe bagiye gukurikizaho. oya nta bwoba turi bugirane, mva nidukora neza nk'ukuntu twakoze muri repetisiyo turabatsinda pe. sha maze njye no muri repetisiyo numvaga muririmba neza, ahubwo papa azatungurwa nimba ko Pazo yaririmbye uburinganire. Ngomugure Valentin, yo uyu munsi ntabwo nkiririmbye. ngo kubera iki? ngo iki Pazo? ni gute se utaririmba kandi indirimbo waragize uruhare runini mu kuyihimba? yegora ariko Pazo, kuki ushaka kuzana uburofa ku munota wa nyuma? uzi ko udutsinze araduha kashi. Tekereza papa nimba ko naririmbye ngo umugabo n'umugabo barangana. akomana Pazo, reba abantu bose bari hano kandi b'ingeri zose, baza bazi ko ibyo turirimba bitari byo cyangwa bidafite agaciro. sha ndumva ari hatari kabisa. muceceke twumvikane. itsinda rikurikiyeho kutugezaho indirimbo ni Sakwe. murakoze cyane, twebwe itsinda ryacu ryitwa Sakwe, tukaba tugiye kuririmba indirimbo ijyanye n'uburinganire. ibanezeze. byaba byuzuye kubaho nta gusiga. byaba byuzuye kubaho nta buzima. byaba byuzuye nicyo cyerekezo byaba byuzuye byaba byuzuye. Iyo dusangira turaryoherwa, kuganira bikatubera. kugihe gukorana byaba ikibazo. byaba ikibazo. byaba byuzuye nk'umukobwa nturigikwa. nturigikwa. nawe nk'umuhungu ukoze ibyombo nta gihombo. byaba byuzuye bifashe ijambo nta busambo. navuga ibivamo ukame. byaba byuzuye kubaho nta gusiga. byaba byuzuye
utsinda ikiraro usana ikiraro nakubisa gukunda ibyo ukunda n'ubukunda byaba byuzuye kubaho nta gusi byaba byuzuye kubaho nta buzu byaba byuzuye nicyo cyerekezo byaba byuzuye byaba byuzuye we uzi ko abantu bakunze indirimbo yacu kugeza n'aho abantu bahaguruka bakadufana Pazo ukuntu wari wanze kuririmba none reba ukuntu abantu batwishimiye ewana mumbabare kubona nengeye kwanga kuririmba pe umva iki ni ikigaragaza ko abantu bakunze ibyo twaririmbaga nuko ewana Pazo koraho ku mirongo watumanuriye muceceke dore bagarutse kutubwira batsinze we mureke twumvikane reka nsaba tica Moses uri mu bagize akanama nkemurampaka aza dutangariza ababashije gutsinda. arakoze cyane Sabine, ndagira ngo nshimire abagize uruhare mwese muri iri rushanwa, mwakoze neza cyane. Byari bigoye guhitamo ariko twagerageje gutanga amanota kandi tutabogama. ndagira ngo mbasabe gutuza kugira ngo twumve neza uwatsinze. Abagize amahirwe yo gutsinda ni Sakwe. muto Karame. amakuru Ni meza. muririmbye neza biriya bihembo mwari mubikwiye. Urakoze cyane papani. Ariko nabashakaga. ngo washakaga Yego. ngaho ngira nta kibazo. Nshaka kuzaba dogiteri, rero nashaka kumenya inzira nanyuramo n'icyo binsaba. muto ndagushimiye kuba unyegereye nka dogiteri kandi nawe wifuza kuzaba we. iyi ni intambwe ya mbere uba uteye. Murakoze. buriya kuba dogiteri bisaba kwiga cyane, nkaho uzajya mu wa kane ukaba warahisemo amasiyanse ukiga section nka MCB cyangwa se PCB. Nanjye nizo nahisemo. Yumva se ahubwo ubwo nurangiza segonderi bizagusaba amanota meza kujyana muri kaminuza y'u Rwanda i Huye, ubundi uhitemo ishami ry'ubuganga. Bavuga ko umuntu yiga imyaka myinshi ariko no ikibazo si imyaka myinshi, ahubwo igikuru ni ukuba ubikunze, ahubwo uba ugomba kumva neza ibyo wiga, kuko uba uzakora ku buzima bw'abantu. Kuvura ni akazi gakomeye rero. Akazi gakomera gute? Ni akazi ugomba gukora ugakunze, ku buryo na nyuma y'amasaha y'akazi watashye bashobora kukwiyambaza kandi ukaza ugatanga ubufasha. nkanjye ndagakunda bikomeye. Nese papani, kubera iki ubuganga ubukunda kandi bukuvuna gute? mu kazi k'ubuganga habamo kuba uzi kwihangana, ariko hakabamo n'umunezero. Ubwo se wanezezwa n'iki kandi uhora ubona abarwayi bababaye? Nk'iyo mpuye n'abantu navuye barakize kandi baraje barihebye, nta gishimisha nkacyo. Ndumva ngize amatsiko y'ikintu cyatumye uhitamo kwiga ubuganga pe. Njyewe ndi umuntu wakuze numva ashaka gutanga ubufasha cyane cyane ku bababaye. Mpitamo kubikora binyuze mu kuvura abarwayi. Ubu nkanjye ikintu naheraho kugira ngo nzabe dogiteri ni iki? Icyo waheraho se? Uragifite muto. Ni ubushake no gushaka kumenya byinshi kuri aka kazi. Ubundi ugakomeza ukiga neza amasiyanse, wagera muri kaminuza ugahitamo ishami ry'ubuvuzi. Urakoze cyane. Ribera Karame, ni ukuri urakoze cyane kunzaniriza imboga. Jye na Moses turazikunda cyane. shanu wari Karame, mbonye nta gucura kutuboga kandi ari two twanyuma nihingiye, niko kukuzanira ngaho akira. ngo twanyuma kubera iki se? Hari ibindi ushaka guhinga birusha imbaga kubinjiriza se? Shayihoreye ntabwo uzi urwo nagushije noneho. Kubabaye se kandi? Ngaho mbwira byagenze bite noneho? Shaka risiti yagurishije ka karima twahingagamo imboga. Ariko narumiwe koko. Uriya mugabo ni igitangaza rwose. Niko warabyemeye se ubwo? Nari kubyanga se ngakira ngo nize. Yarambwiye ngo ninsinye kugata. Ariko Ribera, ubwo urumva uzakomeza guceceka kugeza ryari koko? Mbwira ukuntu umurima wabatungaga wemeye gusinya ko awugurisha. Ubu se muzabaho muti?
anuwari ceceka kaje karemerwa ahubwo reka nitahire nsubire mu gahinda kabi wanjye. Wihaguruka rwose kwicara nkubwire. Humura ndi kumwe nawe kugeza iki kibazo gikemutse. Urakoze nubwo nta kintu nabona cyahindura Karisiti. Umuntu ugukubita kuriya akagerekaho no kugurisha imitungo wazapfana agahinda ukomeje kwinumira. Reka dushake icyo dukora. yewe sha mwaririmbye neza mbega amajwi meza mufite. urakoze sha Simbi kandi nawe kubona tudodeye twa furari twiza byatumye tugaragara neza. sha mureke dukore inama vuba vuba dutahe. ahubwo mureke tunapangire icyo tuzakoresha aya mafaranga baduhembye. ako kantu njye mfite agatekerezo mani ko muzi ibibazo gigafite mwaritse tukayamuha akazamufasha. nabyo nta kibazo. hari hamwe icumbi kandi yanashakamo imibereho. Ngwiki ushazi ko mukina niba mugiye kuyahagege ubwo nanjye turayagabana cyangwa mu mugabane wanjye kuko nkeneye kashi wanjye. ariko ndumva gufasha mugenzi wacu ufite ibibazo cyaba ari igikorwa cyiza kurusha uko twagabana twese. umva njye ntabwo nshaka umugabane wanjye nk'uko paza ushaka. amafaranga n'ayasakwe twese tuyapangire. none se Gigi ku buryo tutagufasha tuzi ubuzima ubayemo. ewana muto sako ubushize mwaramfashije ubu mfite uburyo nsoza shida zanjye kandi mfite akazi gatuma mbona ibikoresho. noneho niba ari uko bimeze ngewe ndumva twashaka igikorwa cyatugirira akamaro twese. kabisa nanjye niko mbyumva pe kuko tuyabitse ashobora no kuzadupfira ubusa cyane. ese ubundi aho kujya turirimba twambaye inifomu z'ikigo mwahita Simba akazatudodera udusitire tumeze kimwe. yego sha byaba ari byiza rwose umva nzabikora pe. sone rega remera kuba ryasigaye kureba utansabye uruhushya. kiwe erega mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka pazo. siko nkuruta. sibyo ndavuze ngo taha nonaha muri gatatu wavuye hano. cyangwa ubare kangahe? gatatu. ngaho pazo tangira ubare turebe kava hano. sibyo ese pazo ibyo umaze kuririmba aka kanya urabyibagiwe. ibyo mukora byose aya mafaranga murampa yanjye. uyu munsi ariko noneho wahishije kare pe. nuko nzi ko ejo muzazinduka kare mujya ku isafari nagira ngo muryame kare. cyakora wabitekereje neza rwose. niwe papa. wiriwe ese si Karame. kuje ku meza pazo warangije kumutunganyiriza imyenda azajyana ku ishuri. yego nabirangije ariko inkweto ze za panufure kuzihanagura zirarushya wagira ngo azikatisha icyondo. mujye muzifura ubundi muba mukora iki kandi nibikunanira nta nyoko ajya gufasha. ahubwo nashaka kukwibutsa ngo uzasige amafaranga yo kujya mpahisha mu gihe udahari. harya pazo ntabwo yari yaza. twaziye rimwe nuko abanje gukaraba amaguru ngo atazana icyondo muri salo. pazo pazo karame mama. egera hino sitakubwire. karame papa. akira aya mafaranga uyabike neza nyoko nagira icyo akenera ntahari ujye umuhaho urumva. mama si ntabwo azi kuyibikira papa. cecekaho ariko uzaba ikigoryi kugeza ryari. ugomba kumva ko ari we mugabo nsigira urugo iyo ntahari urumva. uhumura pazo yabike nta kibazo nzajya njya gusaba ningira icyo nkenera. ariko njyewe nyamara ndumva pazo urumva udashaka kuba mukuru ngo ujye uyobora urugo mu gihe ntahari. yewe urinde uri aho ngaho yewe urinde uryamye hano. ni ikibazo wanditse koko. ninde waguhaye uburenganzira bwo kuryama imbere ya butike yanjye Gigi? uzi ko naringize ngo ndatewe. ni ukuri nyihanganira akazu yanzu bansohoyemo kubera kuburayo ubukode. ariko nawe urabibona ko utarara kuri iri baraza. none se ko nta handi nari mfite ho kurara uragira ngo ngire ubu nyine umuntu ucumbikiye wese ndaraho. ndakumva rwose Gigi ariko ntacyo nagufasha rwose nawe urabibona. ubwo se hagize ugusanga imbere ya butike yanjye yagira ngo iki koko. ngaho basi reka niryamire muri butike yawe. reka da ibyo byo ntibishoboka kandi nawe urabizi Gigi. kubera iki se naharara niba wanze ko niryamira hanze. ubu urumva abantu bagira ngo iki Gigi shaka ikindi gisubizo kitari icyo. ubwo noneho bizakunezeza neza navunitse cyangwa bamenye impanga. oya ntukavuge gutyo Gigi kandi humura ntacyo uzaba.
kazu ni wowe uri kunyirukana koko. Gigi rwose ntabwo nakwemerera ko urara hano. Umva reka nigendere gusa shaka urakoze. Gigi ugiye hehe se Gigi? Ubwo se urumva ngiye hehe?